rimwe na rimwe iyo mumbona bijya binanira kwiyumanganya ngasimbuka nkabyina, mba nibutse ko iyo Imana itaba mu ruhande rwanjye ngo indindire umutekano, ubu yenda mba ntakiriho cyangwa se nkaba ndakamuga, mbana n'ubumuga nicaye mu kagare. Ariko kubera umugambi w'Imana, Imana yarandinze, niyo mpamvu uyu munsi ndi kubyina nkanaririmba kubera imbabazi n'ubuntu bw'Imana bwabanye nanjye. Amen. Hanyuma hirya yo kuririmba mfite icyifuzo, aricyo uyu munsi twese tumaze gusengera, kuko turi mu mwanya wo gusenga. Tekereza ko buri wese yavuye mu rugo, uwo bahuye amubaza akamubaza aho agiye, amubwiye ko agiye gusenga. Ndababeshyera se? Ntabwo mwaje gusenga? Muri iyi ndirimbo rero uyu muririmbyi aravuze ngo Mana yacu utwoherereze uwo mwuka wawe. Tugusabye twese tugize gute? Twizeye. Hari impamvu, kuko hari impamvu nyinshi zituma turirimba. Amen. Hari impamvu dukeneye umwuka wera. Ariyo mpamvu usaba ngo bikubere icyifuzo nawe. Niba utari ubifite nk'icyifuzo, uyu munsi unyemerere dusangire iki cyifuzo. Kuko umwuka wera naza, tumaze kumva muri iyi ndirimbo imirimo azakora. Ibidashimishije azayikongoza iki? Umuriro. Azakiza n'abarwayi. Bishatse kuvuga ko azahindura ubuzima. Kubera ko navuze ngo umugambi w'Imana urakomeje. Ubundi abanyabwenge muri iyi minsi, maze iminsi ndi gusoma Bibiliya, mu mbaraga zanjye nkeya, Bibiliya nkumvira ryoshye. Nkumva nakomeza gasoma, kandi ibintu usomye byose nkumva nshaka kubibwira abantu, nkumva nshaka kubibwira abantu benshi, ariko ntibishobokere. Amen. Ariko mu bintu namenye nuko umunyabwenge abasha gusoma ibihe. Umunyabwenge amenya gusoma igihe, akamenya igihe icyo kivuze, akamenya igihe kigeze, akareba ibiri mu gihe, hanyuma agakora ibiri bijyanye n'iki gihe kimusaho. Nicyo gitumye babwira ngo umugambi w'Imana urakomeje, nuko amaso yanjye yagutse akareba, nkareba, nkongera nkareba, nkongera nkareba. Ari niyo mpamvu ngusabye ngo nawe wongere urebe iburyo n'ibumoso, nkuko mwari muri kuririmba ngo impande zose urahari. Ntitwayiririmbye se nayo? Impande zose nyine irahari, ariko nureba impande zose hari ikintu uri bubone. Merci. Impande zose, nureba impande zose hari icyo uri bubone. Hirya yawe, imbere yawe hari ibimenyetso bigaragaza ko umugambi ugize gute. Niba utari kubibona, nzira nanjye muri iki cyifuzo, senga Imana, dufatanye n'uyu muririmbyi, dusabe umwuka wera. Impamvu nararebye ndasoma, nareba mu bihe n'ibihe, usanga intwari ikomeye dukeneye ni umwuka wera. Kubera ko rero dukeneye umwuka wera, aricyo tugomba gukora. Kimwe mu cyo tugomba gukora ni ugusenga tukamusaba. Byatumye nibaza, ese ni iki gituma tutuzura umwuka wera kandi dusenga? Kuki tutuzura umwuka wera? Kuki tudahabwa umwuka wera kandi ari isezerano? Ikimenyetso gituma ngomba kuvuga ibintu ku indirimbo ya 21 mwaririmbye yahoze isona cyane.
kubera ko umwuka ari muri twe ari kumwe natwe. Hari ibintu tugenda tubona bidufasha gusoma igihe. Amen. Umwuka wera uri muri twe ari gusengera muri twe adusabira, kubera ko hari ibihe turi kugenda twinjiramo bikeneye izindi mbaraga ziruta izo dufite. Ndashaka kubwira muri iki kintu ngo niba utajyaga ugira n'umwanya wo kubisengera cyangwa ukabifata nk'ibisanzwe, reka umwuka wera tuvuga ntabwo ari ugutigita kuko ujya ubona abantu bamwe batigita, umwuka baza ku bantu mu buryo butandukanye. Umwuka wera si ugutigita. Kugira umwuka wera ni uguhishurirwa, ukamenya igihe urimo, ukamenya icyo ukeneye, ukamenya icyo ushaka. Iki gihe ndimo ndasaba gukora iki, ndashaka kubyitwaramo ni igihe cye, ko nta kamaro n'imirimo umwuka akora. Haleluya. Dukeneye umwuka wera kuruta imyambaro, kuruta kumenyekana, kuruta ubukire. Biriya bintu byose ubona abantu bafite ukabyifuza, umwuka wera urusha agaciro. Nubwo nabyaye nkaba mfite abana, nkaba mfite n'umugore, ibyo ni ibintu byiza bishimisha binezeza, abatabifite barabisengera, ariko umwuka wera urusha agaciro kuruta ubuzima. Kuko impamvu dukeneye umwuka wera, icya mbere umwuka wera ni imbaraga zidushoboza kunesha, zitwishurira, ziduha amakuru ab'iki gihe bavuga ngo amakuru atari ivuga. Umwuka wera ni utanga amakuru atariho ivumbi. Niba utajya kugira umwete wo kumusengera, usenge umusaba, umwuka wera ni amababa azatugurutsa, azadufasha kuguruka dutashye tujya iwacu. Amen. Umwuka wera ni umuyobozi. Ndashaka gukundisha umwuka wera. Umwuka wera ni umujyanama. Umwuka wera ni umwunganizi. Ndagira ngo ubwire ngo umwuka wera niwe wakuvugiye aho utaruri, cyagiye wari utakaje ibyo byangombwa. Umwuka wera niwe wagiye avugana na wa muntu wabitoye, amushyira ku mutima, kuguhamagara, gushakisha. Iyo umwuka wera ntakubera wari kuba wataganganye, ariko umwuka wera yakugendeye, arakuvuganira, aherekeza wa muntu, amuyobora ku muntu akwiye guhamagara, ibyangombwa byawe ubibona. Ako ni kamwe mu mirimo y'umwuka wera. Haleluya. Dukeneye umwuka wera kuruta amafaranga. Dukeneye umwuka wera kuruta icyubahiro abantu benshi bifuza, kuko aho umwuka wera n'icyubahiro kirahabwa. Nashakaga kubwira muri makeya impamvu turi gusengera umwuka wera. Umwuka wera tuyobora, hari imirimo myinshi umwuka wera natuzaho azakora, azatuyobora mu kuri kose. Umwuka wera naza azadufasha kumenya iby'Imana ishaka, hanyuma tugere gute tubikora, kubera ko tubereyeho gushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka. Amen. Ayo makuru rero ntahandi wayakura usibye gusoma ijambo ry'Imana. Utakugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, umukene ndetse wo kubabarira. Niba wiga cyane, ukiga amateka, ukiga ubumenyi bw'isi, ukiga ugasoma ibitabo n'ibindi, ariko ukibagirwa iki gitabo, uzagerereza imbere, uzaba umukene kurusha abandi. Ariko niba ushaka gutera imbere,
ndagushishikariza gusoma iki gitabo no kugikunda. Impamvu bivuga mu myaka tumaze maranye nacyo hari icyo cyamfashije cyahinduye ubuzima bwanjye, kuko muri iki gitabo njye ndavuga njye simvuga wowe, nawe nubona umwanya uzavuga ibyawe, havuyemo ibintu byinshi. Muri iki gitabo havuyemo icyubahiro, havuyemo urugo, havamo umuryango, bituma amenya no kuvuga. Ntabwo nari umuntu ukunda kuvuga, ntabwo nari inshyuho mu nge, ariko urabona ko ndi kuvuga. Vuga ngo amen. Muri iki gitabo havuyemo arangurutsa adenza ikirere, icyo nabashaka kureba angeza mu kindi kirere. Ibanga riri muri iki gitabo, muri iki gitabo, ariko kuko bitapfa gushoboka gusa, ndakugira inama y'uko turi busengane tugasaba Umwuka Wera, kandi igituma tugiye kumusaba kuko tufite uburenganzira. Isomye Bibiliya usanga itubwira yuko ari isezerano ryacu twebwe n'abana bacu n'abazadukomokaho. Haleluya! N'abazamwizera bose. Iri sezerano rero ni iryacu, kuba tutari kuribamo nitwe turi guhomba. Impamvu navuze ngo dusengere iki cyifuzo rero nuko naritegereje nsanga turakennye mu bintu dukennye, dukeneye amakuru dukeneye nayo kumenya icyo Imana ishaka kugira ngo tugikore, kandi nitumara kugikora bingana kubaho neza. Amen. Hirya rero y'ibyo mvuze nawe wongereho ibindi, kuko hari ibindi uzi. Njye mpagaze hano ndakuvuga kubera ko njyewe nagize amahirwe yo guhagarara hano. Reka rero ne kurambirana, kuko ubwo nari ngiye ndimo ngeze kure, ndimo kugenda. Ariko niba tujyanye, ndatekereza ko utari busigare mu nzira. Imana ishimwe. Rero ubwo icyifuzo maze kukivuga kandi tumaze kugisengera, ariko ibanga ni ugusoma, kumenya inkuru nyamukuru iri mu ijambo ryayo. Muri iri jambo, muri iki gitabo, uzamenya impamvu ukwiye gusaba Umwuka Wera. Impamvu bivuga nuko hari aho nabikuye kandi hari icyo nabonye. Ndashimira Imana rero ko iri kumwe natwe. Amen. Dukomeje ko tugiye gusoma, ubundi ibyo ngiye kuvuga biri muri iki gitabo, ariko kandi ngewe byanditse no ku mutima wanjye. Iyo ndabanza kuba bitanditse ku mutima wanjye ntabwo nari kubivuga, ariko kugira ngo utaza kugira ngo ndagutuburiye, ngiye kukurangira aho uri bubikure. Amen. Kugira ngo iki cyifuzo cyacu gisubizwe, hari icyo tugomba gukora. Icyo tugomba gukora nitumara kukimenya, ndakugira inama. Amen. Kugira ngo utazatinda mu masengesho uri gusenga usabira iki cyifuzo, kugira ngo usubizwe vuba cyangwa dusubizwe vuba, hari ikintu tugomba gukora. Amen. Inama turazisanga muri iri jambo tugiye gusoma. Dusome Abagalatiya ibice 5. Ntarasoma, naje kumenya impamvu tutuzuza Umwuka Wera cyangwa tutabona Umwuka Wera, cyangwa Umwuka Wera atatuzaho kandi twaramuhawe. Nasanze imibereho yacu nayo bifitemo uruhare uko tubayeho. Imico yacu hari igihe ibangamira umugambi w'Imana. Kamere, icyo bita kamere, ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma tutuzura Umwuka Wera cyangwa Umwuka Wera atatuzaho.
kuko kamere irwanya iby'umwuka ageze gute ashaka, umwuka nawe akarwanya ibyo kamere ishaka. Kandi ikintu gikomeye cyane ni uko ibyo bintu birwanira hagati muri twe. Urumva tudakeneye izindi mbaraga ziruta izo dufite kugira ngo duhangane n'ibyo bintu. Tekereza urwo rugamba turi kurwana, tukarurwana turi muri kamere. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera, ariko kandi tubana, navuga ngo tubana n'urugamba rurwanya umwuka wera. Ni iki twakora kugira ngo tubone uwo mwuka wera? Ni uko twegezayo ubwo bwana. Mu buzima busanzwe hano ku isi, iyo umuntu yamenye ko hari icyorezo cyadutse, hari umuganga urimo hano ariko yenda murahari cyangwa se hari n'abazabaho, ariko iyo hari icyorezo cyadutse, abanyabwenge, abahanga, abaganga bakamenya ko hari icyorezo cyaje kandi cyandura, hari ikintu bakora iki? Bashaka urukingo. Mubona ko tutacyambara agapfukamunwa cyane. Igihe cyako nyine cyarakoze, ariko dusenge kugira ngo katazongera kuza ngo kongere kadufate nk'uko katugize. Impamvu tutakikambara cyane tukaba twaradoreho gakeya ni ukubera ko habonetse urukingo, sibyo? Nibuze hariho akizere gake. Ubwo rero kubera ko twamaze kumenya ko hari ubwandu bwatuma tutabona icyo dushaka kandi dukeneye kandi cy'agaciro, tugomba kwikingiza. Ndakugira inama rero aho ukure urukingo rusanga mu Bagalatiya ibice 5 ubu ushobora ufite umwanya wumva ubikunze icyo gice cyose wagisoma, ariko nugera ku murongo wa 13 ukahatinda, sibyo? Turaza gusoma no mu bice 6 duhere ku murongo wa 1 tugere ku wa 10, hanyuma inama y'ukuntu icyagufasha icyo wakora gikurikira urayisanga muri Yobu bice 22 umurongo wa 21 kugera kuri 24. Izo ari ingingo z'amakuru. Dusome twihuse. Abagalatiya ibice 5 ndahera ku murongo wa 1 ariko ndagenda simba kuko ndashaka kwihuta. Abagalatiya ibice 5 haravuga ngo umukristo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Point. Kristo yagize gute? Kristo yaratubatuye, ariko hariho abantu bakiri mu bubata. Njye gitubira itangazo rije, sibyo? Urebe nawe ko uyu munsi uhere uyu munsi ugenzura urebe niba utakiri mu bubata, kandi Kristo yaraje kugira gute? Kukubatura. Icyatumye Yesu aza kutubatura ni ukugira ngo tubaho umudendezo. Ese uri umudendezo none? Wisubize ngo nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. 2, dore njyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Ako nako kandi iyi ni inama turi kugirwa n'umugabo witwa Pawulo w'umuvugabutumwa wabanje kuvuga ubutumwa mbere y'uko ngewe mbaho. Yari afite amakuru amutera kuvuga ibi. 3, kandi ndabwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose.
mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, ngo kuko mwaguye mwaretse ubuntu bw'Imana. Fata umwanya wo gutekereza aho tugeze. Umudendezo Kristo yaguhamagariye kubamo uhagazemo uti? Ese nta bintu byaba bibaye inkomyi cyangwa inzitizi bituma utaba ubohotse? Ko hari igihe ushobora kuba hari aho ugera ukumva ntiwisanzuye. Kubera icyo utisanzuye, komeza usome uraza kubyumva. Hari ubuntu bwaje twanga kubwakira, nicyo gitumye hari abantu benshi batari mu mudendezo. Uwo mudendezo ni ukora iki? Uraza kucyumva. Muri Kristo Yesu gukebwa ntacyo kumaze. Ese gukebwa ni iki? Hari umuntu waba utazi gukebwa icyo ari cyo? Turi kumwe n'abana bato. Mu gihe cyashize, mu gihe mu Bisiraheli habagamo umuhango wo gukeba umwana wese w'umuhungu ugize imyaka ngahe pastor, ugize iminsi ngahe? 8. Cyari ikimenyetso kigaragaza kugira gute? Ngo twakigiranye uyu munsi n'umubatizo. Sibyo pastor? Igituma mbaza pastor ni uko abafite ubundi bumenyi burenze ubwo ngewe mfite. Amen. Kubatizwa rero iri jambo ryo rirashaka kutwereka ko bidahagije. Kuba twarabatijwe gusa ntibihagije. Ntabwo byo aribyo bihita bitugira abakozi b'Imana cyangwa abana b'Imana. Ahubwo dukeneye kwakira ubuntu bw'Imana, sibyo? Buduhesha kuba mu mudendezo. Amen. Kugira ngo dukore icyo ubwo buntu buduhamagarira gukora. Hanyuma kuri 13 turihuse, reka tugere kuri 13. Ahandi uzahisomera. Bene data, mwahamagariwe umudendezo, ariko uwo mudendezo wanyu ntimugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Umudendezo wacu ntabwo ari ugukurikiza kamere zacu, kuko kamere zacu twasanze zijya zikora ibitandukanye n'ibyo umwuka agira gute yifuza. Uramaze utese kamere, ibimenyetso by'imirimo ya kamere ni ibihe? Twabibwirwa n'iki? Reka zimeze dusome. 14. Ariko njyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wanteye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Kuko gukebwa kutagirira umumaro, cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Amen. Muri rusange abantu benshi barabatijwe, doko bafite ikimenyetso, ariko ntabwo baraba muri wa mudendezo, muri bwa buntu muri bwa buntu Imana yagize gute yatugiriye. Hari ahantu hatoya tugenda duhagama, turaza kuhabona mu kanya gatoya tudatinze, ntabwo ngutindiye. Hari ibintu biduhagaritse bituma tutagera neza mu mudendezo wacu. Hirya yo gukebwa rero, hirya yo kubatiza, turasaba guhinduka ikiremwa gishya, kuba bashya muri Kristo Yesu, tukitandukanya na ya mirimo ya kera, ya mihango yo mu miryango yacu, ya mihango yo muri kavukire yacu, ya mico y'iwacu yo mu gisokuru.
kuko igihe cyarageze nyine mu Bisiraheli barabimenyera, biba ari ibintu biraho, kugira ngo wasanga n'uyu munsi bakibikora, sibyo? Ariko Kristo arashaka ko tuhinduka bashya, hanyuma tugakora ibyo dukora byose tubikorera hehe? Urukundo. Niba uyu munsi ibyo turi gukora byose bitubakiye ku rukundo, mvuze ngo iki? Ngize gutya ndavuze ngo nizere. Ibintu byose turimo turakora, niba tutari twagera ku kigero gikwiriye cyitwa urukundo, ni ukuvuga ko tutari twagera ku cyo Imana igize gutera ishaka. Urashaka kubaka inzu, urashaka gutera imbere, urashaka kumenyekana, urashaka kuba umukire cyane, urashaka kuba umuntu ukomeye, nishyira mu rukundo, kuko urukundo ruhatse ibintu byose ukeneye. Ipfundo riraho, kuko ibintu byose dukora bitubakiye ku rukundo biri hirya y'umugambi w'Imana, kuko umugambi w'Imana ni uyu, nuko duhinduka ibyaremwe bishya, hanyuma tugakura mu rukundo. Urukundo ni itegeko ry'Imana. Niba usoma Bibiliya cyangwa barayisomye, Yesu yaravuze ngo mbahaye itegeko rishya, ni iryo gukundana nk'uko nagize gute nanjye nabakunze. Yohana nawe arabivuga ngo udakunda ntazi Imana, kubera ko Imana ari urukundo. Ibintu bubatse byubakiye kuki? Ibi bintu duhora tuvuga ngo ni amasezerano, bipfundikiye kuki? Iri terambere dushaka kugeraho ryicariye kuki? N'urugo kugira ngo rubeho, fondasiyo ya mbere ni urukundo. Niba urugo rutubakiye ku rukundo, biragoye kugira ngo rukomere. Nabeshya mwa bagabo mwe mubatse ingo n'abagore, kubera ko ari urugo rwubakiye ku rukundo rugira imbaraga. N'ibindi byose tukora tukwiye kubikora tubikoreye ku rukundo, kuko gukunda ni itegeko ry'Imana. Turakomeje dusoma, nihute mvuge kuri iyi kamere. Iyi kamere ni iyihe? Dore ijambo ry'Imana uko riri kukubwira. Tumaze kumenya yuko tudakwiye gukora ibyo dukora byose ngo umudendezo twahawe ngo tukoreshe nabi, tuyoborwa na kamere zacu, ahubwo dukora ibyo dukora twubakiye ku kuri n'urukundo. Reka dusome dusimbuke tugere kuri 17. Aravuga ngo nuko uhereye none ntihakagire umuntu undushya, kuko mfite inkovu ku mubiri, kuko mfite ku mubiri inkovu za Yesu. Bene data, ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mu mitima yanyu. Hano sore nahindiye telefone, ko ndikoresha Bibiliya mu telefone, mwihangane nsoma igice gikurikiyeho, munyihanganire. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ngo ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero kamagararira kugira, ariko turayisomaho hanyuma dusoza. Amen.
tumaze kumva kamere icyo ari cyo, harimo gusinda, gutongana, kwangana, ubusambanyi. Ugiye kumbwira ko utari umusinzi, utanywa inzoga, ariko ushobora kuba uri umusinzi kuruta n'abajya mu kabari, kuko abajya mu kabari si bo basinda cyane. Ubushize nigeze kubivuga, ariko kubisubiramo hari icyo bishatse kuvuga. Hari igihe tujya twitiranya ibintu, ushobora kumbwira uti njyewe ntabwo ndi umusinzi, kandi wowe unywa nyinshi kuruta iz'abantu bajya mu kabari. Hari abasinzi basinda amagambo mabi kandi bakagenda bagwa. Umusinzi ibimenyetso bimuranga, arangwa no kugenda yandika umunani wacu no kandi agabibona, ariko ni hano nyabibabona agenda yandika zibizaki, rimwe na rimwe ukasanga ari kugwira abo begeranye iyo zimaze kuba nyinshi. Nawe ushobora kuba uri umusinzi uri hano no mu iteraniro, kubera ko isindwe ryawe rigeze kure, ugenda ukubita abo mwegeranye ubanduza ubusinzi bwawe. Birashoboka ko waba uri hano uri umusinzi usindisha abantu, basindisha amagambo mabi cyangwa ubagonganisha imitwe kugira ngo batagera ku cy'Imana ishaka. Aha hantu buri wese ndasaba ko agira umwanya wo kuhatekerezaho akisuzuma, kugira ngo utazasigara uri gutunga urutoki abantu bari mu kabari b'abasinzi, bita ko ari abasinzi, bakazagutanga kugira ngo ubwami bw'Imana, kandi wowe uri umusinzi usinda amagambo mabi, kubeshya nk'uko tumaze kubisoma, kwangana nabyo ni ubusinzi, kuko wanga mwene se n'iki? Umwicanyi. Ushobora kuza utarafashe karacinikove ngo urase cyangwa utere grenade cyangwa utobe uburozi utange, ariko wowe ukaba uroga abantu barogesha amagambo mabi yo kubeshya, kwangana. Ibyo bintu bikaba byatuma ugaragara nk'umusinzi. Ikindi cya kabiri, hari ubusambanyi bukomeye butari ubw'imibiri. Ushobora gusambana kuko wifatanya n'abo mudahuje kwizera, n'abatizera Imana, sibyo? Ukagirana nabo ibimenyetso bigaragara guhakana Imana. Ubuzima ubayeho muri makeya, nawe ubwawe ukaba ugaragaza ko uri umusambanyi, kubera ko witwa ko uri umwana w'Imana wakijijwe, ariko iyi mirimo tumaze kubona nawe irakugaragaraho. Ni kimwe mu busambanyi bukomeye, kuba usanga abasinzi basinda ugafatanya nabo gusinda kandi akaba ari usinda mbere yabo. Ushobora kuba uyu mwanya ururimi rwawe ari ubusambanyi bukomeye mu biganiro ugirana n'abantu muri kumwe, kumenya kutamenya aho uri, kumenya icyo ugomba kuvuga. Umwana w'Imana ahantu ari muri gurupe arimo amenya ibyo akwiye kuvuga n'ibyo akwiye gukora. Kuba rero utarinda ururimi rwawe, ushobora kuba umusinzi cyangwa ukaba uri umusambanyi, kubera ko usambanisha iki? Amagambo. Kubeshya, ukicara ukarema inteko, ukicara ugasobanura ikintu nk'uwagihagazeho. Hari abanyamakuru bataraba umwuga, umwuga bari mu nzu y'Imana, ugasanga nawe uri mu nzu y'Imana uri umunyamakuru. Umunyamakuru uvuga ntabwo ari ababene data bafotora, ndavuga abanyamakuru batabiherewe uburenganzira, batari abanyamwuga, abanyamakuru batari amakuru tutabatumye, amakuru ashobora gutuma abantu batandukana, bigatuma abantu bangana, kandi nta kintu gishobora gutuma bangana. Kristo ari kuduhamagara ngo tuze twegerane, dukundane, dukore, dusohoze umugambi w'Imana. Ikintu gitumye Imana ituzana kuba hano mu nzu y'Imana ku cyumweru tukagaruka, ejo bundi tukongera tukagaruka, ni ukugira ngo Imana yubahwe. Ingorane ko waba ufite umugambi, ufite uruhare mu gutuma abantu bategerana ngo bakore icyo Imana iri gushaka. Ni incamake.
muri kamere mu magambo tumaze gusoma harimo gukora iby'isoni nyine. Niyo mpamvu uze ngo harimo n'ibiganiro bibi. Ibi biganiro bishobora kuba ubusambanyi kubera ko utamenya aho uvugira n'ibyo uri kuvuga. Hari umuntu wumvishe yasobanukiwe ubusinzi muri ubusambanyi kugira ngo icyo twe kugikomezaho ugahagarara aho wari ugeze mu byo urimo witandukanye n'imirimo ya kamere. Reka dusome hirya ariko kuko ibindi tumaze kubivugaho. Munyihanganire ndashoje, ibyo nari kuvuga byose sindi bubirangize kubera ko ngiye mashaka ko mutaza kumbara uko nishimye. Nababwiye ko ntavuga byose kuko Imana niyo ivuga byose. Amen. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu bambaye babambye kamere n'iruba n'irari ryabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahane. Ibimenyetso bigomba kuranga abantu bamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, abantu bafite umwuka wera, wa wundi tumaze gusaba cyangwa tugiye gusaba, ni urukundo, kwihangana, kugira neza, bivuze ngo kwegerana. Iyo tumaze kuba mu rukundo tuba turi kugenda twinjira mu cy'Imana igize gute dushakaho. Niba turi hano rero nta rukundo dufite, tudakundana, cyangwa buri muntu wese afite intego yo gutuma undi atabana na mugenzi we, no kuba mugenzi wawe abanye na mugenzi wawe bikaba bitakujuje, menya yuko uri kurwanya intego Imana igambira, icyo Imana iri gushaka. Tera intambwe wo kwinjira muri aya magambo dusomye, uharanire ko ugaragarwaho n'ibimenyetso bigaragaza urukundo, kwihangana, kugira neza, kuko ibyo nta mategeko agize gute abihana. Umuntu uyoborwa n'umwuka akaba atakunda mugenzi we, akaba afite umwanzi, akaba afite umuntu yumva batasangira, afite umuntu bataganira, atanezezwa n'uko umuntu yabana na mugenzi we ngo babane amahoro, uwo afite wa mubare nanditse twamaze kumva. Rero twese twiha amanota, hanyuma dukomeze dusabe cya cyifuzo. Impamvu tuma cya cyifuzo kitagerwaho kandi tumaze igihe tugisengera kandi ari isezerano ryacu, ni ukubera iyi mirimo tumaze kumva, ni ukubera ibi byose twasomye. Ibindi mu bice 6, kubera ko iminota nayiriye, ariko igihe ni icy'Imana. Iyi minota ashobora kurenzaho ingana n'iyo ujya umara uri kuvuga, ndetse no mu kanya turaza kuba duhagaze hariya. Iyi minota iyo duhagaze hano mubara iminota, ariko tugeze hanze ntimuyibare, sibyo? Ibi ubyumva ubyiteho, haranira kumenya icyo Imana ishaka, utindane n'Imana, uzagera ku cyo Imana igushakaho. Amen. Abagalatiya ibice 6, ubwo nakubwiye ngo ngiye kukugira inama. Ese inama ni iyi? Iri muri iri jambo. Undi wihuta cyane andebereye Yobu ibice 22 umurongo 21. Ariko hano haravuze ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo. No, mwihangane nsomye igice cya 5 nanone. Bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mumugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Birashoboka ko hagati muri twebwe hashobora kubonekamo umuntu utagenda nk'uko Imana ishaka, bitewe n'uko ataragera ku kigero gikwiriye, cyangwa atarabona ya mpano iyo turi gusaba. Kubera ko
uyu muntu utarabona iyi mpano turi gusaba azagaragarwaho na bya bimenyetso tumaze kubona. Ntitukwiye rero kumucyahana ubukana, ahubwo turasaba kumugaruza umwuka w'ubugwaneza. Wakira ute abakugana? Abantu bakwakira bakwegera, ubakira ute? Uguhaye amakuru uyakira ute? Ubanye ute n'abanyamakuru mwegeranye batarabona uyu mwuka turi gusaba? Kuko dusanze umuntu wese utarabona umwuka wera agira amakuru anyuranye n'ay'abana b'Imana. Mwabimenye? Ntuzongere gusitazwa nuko hari umuntu wumvisha ari kuvuga ibintu biterekeranye, uzajya umenya uwo ari we. Kubera ko nababwiye ko umunyabwenge amenya gusoma igihe. Iki gihe rero ntabwo uzajya usoma niba udasoma Bibiliya, niba utazi icyo ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu nusanga ari kuvuga amagambo menshi ukabona mwicaye ashishikajwe uwo muntu uzajya umenya yuko ataragera ku kintu Imana ishaka. We hagarara mu mwanya wawe umugaruze umwuka w'ubugwaneza uturuta abana b'Imana. Ntabwo ari uko bakwiye kuba. Abana b'Imana bakwiye kurangwa n'urukundo, bakwiye kurangwa n'imbabazi, bakwiye kurangwa no kwihangana. Haleluya. Impamvu navuze bino bintu ni uko ya ndirimbo nyine imwe ya 318 iravuga ngo igice cya kabiri ngo kubana kw'abana b'Imana kwiza barahugurana ngo batagwa mu cyaha ahubwo babona amahoro. Kugira ngo tugere ku cyo Imana iri gushaka tugomba guhugurana. Uyu mwanya ndimo nanjye namwe turi kwibukiranya ku byo Kristo yavuze, tujye dushaka gusoma mu ijambo ry'Imana. Ntitugatwarire ibitabo ngo tubyikorere bitunde bituvuna, tubigenane buri munsi. Dore uruhago rugiye mbona rugiye kunca ubutugu, ariko tugire byibuze ikintu tugendana muri twe kizatuma tubaho neza. Amen. Umuntu Felix ndumva yageze ahantu navuze muri Yobu. Aha navuze iho ntabwo ntiharangije. Abagalatiya ibice 6 umurongo wa mbere kugera ku wa 10 uze kubaza umugeze mu rugo. Dusome Yobu, iyo niyo nama tugiye kugira. Yobu ibice 22 umurongo wa 21 kugera ku 24. 22 noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuza. Ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kawe n'amagambo yayo uyishyire mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzabona. Wute ubutunzi bwawe umukungu n'izahabu ya Ofiri itaruhari yo mu masoko. Amen. Amen. Kiza kuri 24. Haleluya. Hirya y'ibyo tumaze kumva, wongereye ku byo wumvishije mu gihe gitambutse ko abavuga butumwa bishe bamaze kunyura imbere yawe benshi, nawe ujya wisomera. Hari n'abazi gusomanura ijambo bakarikurikiranya ijambo kurindi kundusha. Ngewe nk'umuntu hari igihe mpuzagurika, ariko hari abavuga butumwa bazi kuyakurikirana ukakurikirana, bakunyuza imbere. Nawe ndetse ushobora kuba ujya wisomera ukagira umwanya uruta n'uwongira, ariko uvuga ijambo rikubwiye. Birashoboka yuko warateshutse ukimara kumva ijambo ry'Imana, kumva ko nawe ufite ibimenyetso bya kamere bikugaragaraho. Ibyo nibyo bitumye utuzura umwuka wera. Cyo gitumye umwuka atakuzaho. Hari ibintu ugomba gukuraho. Ijambo riratubwiye ngo yuzuze nayo. Bivuze ngo uhagararira aho wari ugeze, uca akarongo. Niba ugifite umwanzi w'umuntu uravunwa n'ubusa. Kuko umwanzi dufite n'umwe, ni Satani. Satani niwe ugiza kurwanya umugambi w'Imana yihishe inyuma yanjye, ariko nta cyabuza umugambi w'Imana kugira gute gusohora. Abeshya turi ikintu Imana yagambiriye kizagerwaho, ariko impamvu ziri kukirwanya ni umugambi w'umwanzi wihishe muri kamere indimo. Hagarara rero urwanya iyi kamere wicaye mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni inkuru nyamukuru, urukundo. Amen. Hanyuma rero ubwo wamaze kumenya aho waguye kandi ukagwa, nk'uko twabisomye cyagiye hariya hirya, ahubwo ngo byanditse ku mutima wanjye. Nubwo byanditse muri iki gitabo nagize umwanya wo kubisoma,
hari ukuntu bigiye byanditse kandi ukuntu ubyumva icyampa nawe ngo bari kubyumva. Amen. Iyuzuze nayo kuko wagize amahirwe yo kuza mu nzu y'Imana ukumva ijambo ry'Imana rikaba ryiyongere kuri ya yandi yose wumvishije. Iyuzuze nayo guca akarongo, wiyambura ibi bintu bikuremereye, uru rwangano, aya magambo, ubu busambanyi, ubu businzi. Navuze nti mutaza kuntera amabuye ngo navuze ko muri abasambanyi, navuze ko muri abasinzi. Ubusinzi twasanze ari ubwoko bwinshi. Navuze ngo mutaza kugira abantu mutunga intoki, kaza kuvanga ngo njyewe narabatijwe, ngo kandi nabatijwe na Pasiteri Kayihura, ndiwe wambatije na babandi bose ngo njyewe ntabwo. Hari igihe waba uri umusinzi usinda amagambo, kubera ko hari abanyamakuru batabihamagariwe, batari abanyamakuru b'umwuga, ahubwo babihawe na Satani, kandi bakaba batazi ko ari Satani wabahaye umurimo wo kugenda bavuga, kuvuga ukaba gutuma abantu bagenda bagongana. Utaza kubamesa, utaza kuboko kurwanya Imana, kurwanya icyo Imana ishaka kugeraho, ukarwanya Imana utabizi. Hagararira ahantu ugeze, hanyuma wiyuzuze n'Imana. Ibyo wasenye ubisanishe kugaragara neza, guhindura imibereho. Hari uwo mbwiye nabi? Ntabwo ari njye uri kukubwira, ni ijambo ry'Imana. Garukiraho, wiyuzuze n'Imana, uhindure imibereho yawe kugira ngo tugere ku ntego Imana idushakaho. Kuko ikindi, umunyabwenge arasoma, yamara gusoma akareba icyo Imana iri gushaka akagikora. Ese ni iki kiri kuba? Ni iki kiri kuba? Uriya muvandimwe uri hano wamuhamagaye wowe? Wari uzi ko ari buze hano? Ariko ngewe mubonye ngo ni Imana. Hari uwari uzi igihe uriya musore uriya wicaye hariya muremure wacu twabonye mu minsi yashize, igihe azazira? Niwe wamuhamagaye se? Wari uzi ko Pasiteri azaza? Pasiteri wari uzi ko tuzahura? Bahujwe n'umugambi w'Imana. Utabimenya rero niyo ngorane, ariko kubimenya iby'agaciro gakomeye. Haleluya! Mpagarikiye aho. Inama nkugiriye ni yuko uhagarara aho wari ugeze ugahindura. Naririmbye ndabyina nsubira mu rubonobono. Ntabwo nagenda n'umwenda wanyu, kuko ibintu Imana yashyize ku mutima wanjye ndabivuga kugira ngo nduhuke, mbone amahoro. Sinayihesha kandi ntayahari. Rubonobono yarandirimbiye mu minsi yashize. Muri iyi minsi kiri ibintu mu buryo, abayizi ni bene data twabanye mu rubonobono. Kiri ibintu mu buryo, uhinduke icyaremwe gishya. Hari icyo namenye ngira ngo nawe ukimenye. Nibyo naho ngarukirije. Muri iyi minsi amakuru namenye ni uko dukwiye guhindura, gukiranuka, ukageza imperuka, ugashyira ibintu mu buryo, nicyo gikwiriye. Naho ibindi ni amagambo. Naho nidukomeza kuba muri ibi bintu ndi kurebesha amaso yanjye, ibyo ndi gusoma nawe ukabisoma, niba ubisoma ntabwo tuzagera ku Imana irashaka. Hagararira ahangaha, hanyuma ufate umwanzuro, tugendane n'Imana. Niba udafite urukundo urusabe, niba uri mu rukundo usaba imbaraga zo kurukomeramo, kubera ko ibintu tutabishobora. Ngwino dusenge Imana. Muhaguruke, musubirira muri iyi ndirimbo tuyisengereho mo gakeya, iminota mikeya, amasegonda igice kimwe, inyikirizo yayo iriya twavuze. Mwuka wera Oh
umwigisha w'umugisha n'umukuru muri twe turi kumwe. Amavuta yanjye Imana yampaye anyemeje ko pasiteri agiye kudusengera, hanyuma natwe twizeye tuzamukane tujye mu cyumba cyo hejuru cy'amasengesho tubwire Imana, tubwire Imana ko dukeneye kandi dukeneye umwuka wera, dukeneye impano z'uwo mwuka wera, dukeneye imbaraga kugira ngo tubone uko dukorera Imana tugomba umugambi wayo. Imana ibahe muri gusenga. Reka dusenge dusabe umwuka wera, dusabe ikomezi mu mwuka wera. Iyo turose umwuka wera tugira inkomezi zo kunesha n'ibyaha. Muganga arashobora gutanga umuti wo kunesha ibyaha, ariko umwuka wera yagarutse kamere yo gusanganira ahunga, kamere yo kunywa inzoga nyinshi igahunga, ibyaha byaguka bizindukwa, kandi muganga atashobora kuguha umuti wo kunesha ibyo. Reka rero twihe uwo mwami Yesu kandi niwe wakiza n'uburwayi. Turaza gusenga n'umuntu wese arwaye yizere ko umwami Yesu ariwe wakiza indwara, n'indwara zananiye muganga umwami Yesu arazikiza. Data, turagushimiye kuri uyu mugoroba watwemereye ko uyu munsi dutiranira imbere zawe Mana. Tumaze kumva ijambo ryawe, tumaze kumva ububasha n'imbaraga byawe. Uyu munsi turaguhamagaye kuri uyu mugoroba, turabasha kuhangira amakamere yose y'ibyaha. Turaje gusaba amaraso yawe twese buri muntu wese wabarira ishengero ryawe mu bwoko bwawe, wabarira itorero ryawe. Abagabo muri twe tubabarirwe nawe, abadamu muri twe tubabarirwe nawe, abasore n'abakobwa n'abana bato babarirwe nawe, kuko ari igihe cyo kubabarirwa ibyaha, igihe cyo kwihana ibyaha, kuko ari cyo gihe cyo kubabarirwa no kwihana, kuko icyo gihe cyo kwakira imbaraga z'umwuka wera. Mwami Yesu, rero ibyaboneka imbere zawe byose ko ari ibyaha, amaraso yawe nabyeze uyu munsi abisibanganye. Tugaragarira imbere zawe Mwami Imana ko amaraso yawe uyu munsi Satani atsindwe n'ibyaha by'Imana. Turahagiye rero turabasha amakamere yose mu izina rya Yesu, amakamere yose y'ibyaha y'abasi ubwoko bwawe, ayo turayafashe mpiri, ayo tuyamanuye ikuzimu, tuyahereze Satani sebuja wayo. Duhamagaye imbaraga zawe Mana, nkomezi zawe ziri muri twebwe. Uwazaneshwa n'ibyaha uyu munsi yakira intsinzi ituruka mu ijuru. Uyu munsi dutangire kwera imbuto mu kazi dukora, twera imbuto z'abakiranutsi, mu miryango yacu twera imbuto zo kugororoka, mu makaritsiye turamo twera imbuto zo kugororoka no gukiranuka. Uyu munsi twakire guhinduka muri twebwe. Mwami Imana, uhabwe icyubahiro, ubwire neza buri muntu wese yatajye mu iteraniro. Uko twaje Mwami Imana, tugende twahindutse, tugende twuzuye umwuka wera, twambaye imbaraga. Warabwiye abigishwa ngo bagende i Yerusalemu, ngo baje mu nzu yo hejuru bagumeyo, barindire imbaraga z'umwuka wera. Bamaze kwambara imbaraga z'umwuka wera, Petero yari yuzuye ubwoba, yuzuye imbaraga zo gushira ubwoba. Aravuga ati, reka data, uyu munsi nimwihane, mwihane ibyaha byanyu. Turasaba imbaraga z'umwuka wera zitumara ubwoba, ziduha kurinda no kuvuga ukuri, ziduha kwemera no kwemeza Mana yacu byaba amahanga. Uyu munsi tugire neza Mwami Imana, abasore n'abakobwa batanye muri twe bambara imbaraga z'umwuka wera, ubaha impano n'ingabo zitandukanye, batangire bakuvugire, bagukorere ibimenyetso by'umwuka wera bigaragarira kuri buri wese muri twebwe. Abasaza buzura imbaraga, ababyeyi buzura impano zitandukanye, abadamu Mwami Imana nuko twese uyu munsi tugirirwe neza nawe. Dutahe Mana yacu tugariye, uduhindure, uduhe guhinduka ihanga ritavogerwa n'umwanzi Satani. Imibiri yacu turayikanguriye mu izina rya Yesu. Turaze kuba imbata z'abadayimoni, imbata z'uburwayi, kuba imbata z'abarozi n'abarozikazi. Uyu munsi turashyize hamwe n'indi hagati yacu n'abarozi. Uyu munsi turasengera uburwayi bwose hagati muri twe. Uwinjiye mu iri torero arwaye, uwinjiye mu iri teraniro arwaye, yakira imbaraga ziva mu ijuru zikiza mu izina rya Yesu. Uyu munsi dutangire gusimbagurika
duhamagaye natwe Mana yacu imbaraga zo mu ijuru zihindura ubu muri twe wararwaye akire wafise ubumuga akire umuntu wese Mana isezerano ryiwe ryavuzijwe abaperesi bapanze mu kirere kugira ngo ntihakaboneka n'isezerano dusezeraniye uyu munsi duhamagaye umuriro umanuka uvuye mu ijuru maze utwikurimbure ikintu cyose Mana tugitangira isezerano uyu munsi duhamagaye amashimwe masha muri twe amashimwe mu kanwa kacu indirimbo sha mu kanwa kacu Mana yacu muhabwe icyubahiro dusenge itoro twese muri rusange ababonetse uyu munsi n'abatabashije kuboneka kumbure barwaye cyangwa kubw'akazi n'impamvu zitandukanye buri muntu wese umusanga ahari atangire kumva ashaje muri we buri wese ahari arwaye atangire gukira nk'uko wa musirikare mukuru wamugabisha mukuru w'ingabo mwami yavuze ngo umusuku wanjye ararwaye umugaragu wanjye ararwaye aravuga ariko ntabwo bikwiye kugera iwanje vuga rimwe gusa arakira umaze kubivuga ako kanya arakira bageze mu ugasanga yakize amenya ko ari ya saha bavugana nawe natwe iyi saha turaguhamagaye ugire neza buri muntu wese ahari mwami maze natwe tuzabishimisha akanwa kacu kuri Imana yo gusenga kwacu mwami urakoze ugire neza rero mwami bari umuntu wese hano ugire neza ubwoko bwawe ugire neza abana bato ugire neza abana bato biga ubabe imbere muri byose mu mashure ubarinde imyuka mibi yobagendeho mwami Imana warinde kwifatanya n'amahanga warinde kuja Mana yacu mu bandi batakora ibigushimisha ariko ihanga ritavogerwa ihanga rikora ibikunezera mwami baba umuco twese uduhe umuco aho turi hose turagushimiye mwami Imana rero uduhe kuzura umwuka wera twese ko twuzuye umwuka wera mwami dukoreshwa nawe iby'ibitangaza dukoreshwa nawe maze iby'ubutwari tukaguhesha icyubahiro urakoze maze gusenga igihugu turimo ukugiriye neza muri byose umwuka wera kiganze aganze abayobozi bacu bose aganze buri muntu wese muri iki gihugu akarere kose turimo akarere kose k'ibihugu byose by'ahantu ndetse n'isi yose mwami iyobe nawe uganze biganze urakoze mwami Imana rero tugire neza turagushimiye Imana yacu ugira neza ubuntu bwe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu dusenzemo twizeye amen. Imana